ibi bintu bine niba bikubaho barakuroze, nta kindi kintu ugiye gukora kugira ngo izi mbogamizi zikuveho nuko ufata umwanya tugasengana. Fata umwanya w'iminota 12 nusanga bino bintu byarakubayeho, ufata umwanya dusengana Imana iki kintu kikuveho, kuko nta hantu ushobora kugera. Ibi bintu bine ngiye kukubwira wowe unkurikiye, niba uhora uba mu buzima bwo kwizengurukaho budafite ishusho na formule, bamaze kukwangiriza, batwaye inyenyeri yawe, ikintu cyose ugerageje gukora gipfa kigeze ku munota wa nyuma. Winjira mu bintu ubona uzahirwa nabyo, wagera ku munota wa nyuma bya bintu wari wiringiye ugasanga birafayarinze. Uhora mu buzima bwo kwizengurukaho amanywa nijoro uko bwije nuko bukeye, nta kintu ushobora gukora ngo utere imbere. Umuntu ugusezeranya ikintu akigusezeranya uyu munsi, ejo bikarangira byanze. Uradepoza akazu kakabura, wacuruza nyuma y'igihe gito ibintu byawe bigapfa, wagera mu kazi abantu bakakugwanya, hari umwuka bamaze kugusiga w'icyangiro nawe utazi iyo waturutse. Ndakwinginze fata uyu mwanya dusengane. Wagerageje gushaka ibyangombwa uri mu mahanga, ariko wabyirutseho nturanabibona n'uyu munsi. Satani aguhoza mu buzima bw'amadeni, aguhoza mu buzima bw'amarira. Igihe cyose ugiye kugera ku nsinzi ukubitwa hasi mu buryo budasobanutse. Ndashaka kugusengera ngasenya uyu mwuka. Ibi ni ibintu mpishuriwe ndi gusenga kuri iyi saha ngo mbikubwire. Niba ibi bintu bine bikubaho, mvuze bamaze kukuroga, kandi kugira ngo bikuveho nuko ufata umwanya tugasengana. Cyambere, niba wararose inzoka ikuruma ku gatsinsino cyangwa ku kirenge, ikakwirukaho inzoka ariko ikakuruma, nukuvuga ngo hari umurozi wari umaze kuguhagurukira, yari yamaze kugufatisha. Aravuga ngo amaguru niyagenda, aravuga ngo nta hantu uzagera, uzahora wizengurukaho. Iyo umuntu atagendesha amaguru agenda kuruza ikibuno, kandi kugira ngo uzagere uyugera biragoye. Niyo mpamvu uhora mu buzima bubi budafite ishusho, wizengurukaho ibintu byose ugerageje bikanga. Nukuvuga ngo hari umurozi wamaze gufata ibirenge byawe. Iyo nzoka burya wabonye ikuruma yari imaze kugufatisha, byari birangiye. Kuki yakurumya agatsinsino? Nukuvuga ngo izo nzozi wabonye, inzoka ikwiruka ikakuruma agatsinsino, bamaze gufata intambwe z'ibirenge byawe. Nta hantu ushobora kugera, uzakora ntugire icyo ugereho, uhore wizengurukaho, ushora amafaranga ashe, udepoza akazi byange. Kubera iki? Iyo nzoka wabonye ikuruma mu nzozi, burya ni umurozi wari ukwinjiriye ako kanya direct, yaramaze gufata ubuzima bwawe. Icya kabiri, niba warabonye inzoka ikuruma ikiganza, nukuvuga ngo bamaze kuzitira cash, amafaranga kuri wowe. Nta mafaranga ushobora gutunga. Niyo mpamvu ubona amafaranga agahita haguruka ibibazo, amafaranga yose akagenda, ugasigara muri negative. Ikintu cyose ukoze kigapfa, amafaranga yose ubonye akahita agenda utazi kuntu agiye. Ukayabona wari uyafitiye imishinga, wari uyafitiye plan, uvuga ngo uku kwezi nibura Imana iranyibutse nanjye hari ikintu ngiye gukora. Ariko kuko wabonye yanzoka ikuruma mu biganza, buriya mu isi y'umwuka, nshuti yanjye, hari abantu batemera imbaraga za Satani ko ziriho n'imbaraga z'Imana ziriho. Kandi icyo dukundira Imana, imbaraga z'Imana zirusha imbaraga za Satani. Ariko mu isi y'umwuka hari abantu bansetsa. Umuntu ubona izo nzoka ngo mu izina rya Yesu, ibyo ntibikora. Bikora iyo Yesu akurimo, iyo Yesu atakwicayemo. Kubera ko wabonye inzozi ukahita uvuga ngo mu izina rya Yesu, iyo kubera ko wabonye inzozi ukahita uvuga ngo mu izina rya Yesu, ntabwo izo nzozi, ntabwo icyo kintu izina rya Yesu rikora ryari, rikora iyo Yesu akwicayemo. Naho kurivugisha umunwa ntibikunda. Wabonye inzoka ikuruma ibiganza, nshuti, niyo mpamvu ubucuruzi bwawe buri kugenda bushira. Niyo mpamvu ukorera amafaranga menshi ntumenya ahanyuze. Bafashe ibiganza byawe baravuga ngo nubwo wagiye mu bihugu byateye imbere, nta terambere uzigera ugeraho. Icyambere twahereye ku maguru, none wabonye inzoka ikuruma ibiganza. Nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Ibintu byose ugerageje biranga. Iyo ubonye amafaranga nibwo ibibazo bihaguruka ugasigara muri negative. Iyo ubonye amafaranga nibwo wumva umuntu ngo mu muryango agwaye kanseri.
iyo ubonye amafaranga nibwo wumva ngo inzira ridutse, iyo ubonye amafaranga nibwo wumva ngo abana barabirukanye, iyo ubonye amafaranga nibwo abana bawe bagwara, iyo ubonye amafaranga nibwo umugabo wawe agwara, nibwo umugabo wawe agenda. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo hari umwuka uri direct Satani aba yamaze gufata ibintu byawe byose mu kiganza, nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Niyo mpamvu tugomba gusenga. Gatatu, niba warabonye uri muri tuwarete inzozi, ukabona uri muri tuwarete, ukajya muri tuwarete y'ibiti cyangwa indi tuwarete iyo ariyo yose, reka nkubwire ngo Satani yaramaze kugusiga umwuka w'icyangiro. Muri Ezekiyeli 4:15 haravuga ngo maze arambwira ngo dore amabyi y'abana b'abantu yagukuyeho. Niko ijambo ry'Imana rivuga, Ezekiyeli 4:15. Niba rero warabonye uri muri tuwarete, ni ukuvuga ngo hari umwanda bamaze kugusiga w'icyangiro. Umuntu wese yakureba kumva arakwanza, umuntu wese wajya kumudepoza ukadepoza mu kazi, ni ukuri ugatsinda, ariko ugategereza kujya muri uwo mwanya ukawubura, ukumva ngo bashyizemo abandi, wajya kubaza impamvu bati turacyabitekerezaho, ejo ukumva ngo akazi kawe kabonye abandi kandi waragatsindiye. Ni ukubera iki? Hari umwuka w'icyangiro bagusize. Baravuga ngo nubwo wize ufite masters waminuje, nta kintu uzimarira, bagusiga umwuka w'icyangiro. Wajya mu kazi ukakamaramo ukwezi kumwe kwa kabiri bakakugwanya, waba uri mu kazi utaranahembwa ukumva baragusohoyemo. Bigenze gute? Yewe kubera ko Satani aba yarakoresheje umurozi, akoresha strategy zose wakora ibintu byawe bakabifunga kubera wowe. Ibintu wari urimo kumva ngo birapfuye barabifunze, kumbi Satani ari gushaka gitera wowe kubera ko umurozi yamaze kugutera. Ndeka mfatanye nabo gusenga Imana igukureho umwuka w'icyangiro. Wa mukobwa barakurambagiza, abasore pe baraza, ariko ntumenye impamvu bagenda. Sukuri mubi uri na mwiza, ariko nukubera umwuka bamaze kugusiga. Ndashaka kugusengera Imana uyu mwuka ukakuvaho by force by power mw'izina rya Yesu Kristo. Izi ni imbaraga z'ibicaniro zikugwanya, zikunaniza. Tugomba gusenya uyu mwuka. Ushobora kwibaza uti se pastor, ni gute uyu mwuka nawikuraho? Icyambere ni ugushaka abanyamavuta basigiwe ayo mavuta yo kugusengera, uwo mwuka ukakuvaho. Ndakwibutsa ko nta muganga wivura. Umuganga avura kanseri akanagerageza, ariko we eje ikamuhitana. Nta muntu wivura. Ukeneye abanyamasengesho bagusengera, ukeneye abantu bafite amavuta, bafite imbaraga z'umwuka wera. Nkwibutsa ko umuganga uvura amagufa si uvura amenyo, umuganga uvura amenyo si uvura imitsi, uvura imitsi si uvura ibihaha. Ukeneye umunyamavuta wuzuye umwuka wera akagusengera, agasenya ibyo bicaniro z'imbaraga zikuriho. Hari igihe uba urimo uragenda ukumva agatotsi karakwibye, cyangwa uri no iwawe mu buriri, cyangwa wicaye no mu ntebe muri saro uri kureba televiziyo, agatotsi kakwiba, ukumva nk'akantu karakwinjiye, ukavuga sinzi akantu kanjombye, sinzi akantu kari kanumye. Cyangwa waba uri ku buriri gatoya kidogo gatuka urasinziriye, ukavuga uti mbonye inka yarinyishe. Ni ikigeragezo kiba cyaguhagurukiye. Ndasenya umwuka wose w'ikigeragezo, izi mbaraga zose z'umwijima ziri ku buzima bwawe, in the name of Jesus Christ. Ndi muri ubu butayu, ndagusengeye uyu mwuka Imana yo gukureho. Mwuka wa kane Satani ateza abantu ni umwuka wo guhora urwaye, ariko wajya kwa muganga bakabura indwara. Hari abantu batezwa umwuka, Satani agateza umwuka wo gukenyuka mu muryango. Umuntu akagenda ukumva ngo akoze impanuka arapfuye, kandi agafata agejeje imyaka y'uburame. Hari umwuka wo muri famiye wo gukenyuka, umuntu yageze imyaka 40 akiri muto ukumva ngo arapfuye. Yari umukobwa ntiyari yashaka, ugasanga mu muryango wapfuye abantu 3-4. Mwuka w'imfu Satani ahagurutsa mu muryango. Ngiye gusengana nawe mu izina rya Yesu, uyu mwuka uveho. Kubera iki? Umwuka Satani awuzana kugira ngo ananize umuryango wawe. Kubw'imbaraga z'Imana nitegeko mpeshwa na Yesu Kristo wapfuye ku musaraba akazuka, ndagusengeye ibicaniro byose biri ku buzima bwawe Imana ibikureho. Ibicaniro by'umwijima Imana ibikureho. Imbaraga zigukurikirana uyu munsi zikuveho. Umwuka w'ubukene uyu munsi ukuveho. Umwuka w'icyangiro ukuveho mu izina rya Yesu. Umwuka wo gukora ukavunikira ubusa ndatura ku buzima bwawe, ndawusenya. Imana igukureho. Imana igukureho ibi bicaniro bine bigwanye ubuzima bwawe. Ushobora kumbaza ute se mukozi w'Imana, ko ibyo bintu mpora mbirota,
ugahora urota uri mu ishuri warangije, hari umwuka ugusubiza inyuma utifuza ko waraho uzagera. Kubera iki urota uri mu ishuri kandi ishuri wararirangije? Ni umwuka ugusubiza inyuma utifuza ko waraho uzagera, ugazahora mu ishuri ry'ibigeragezo bidashira. Umva ugasenga, ubugingo bwawe buri mu biganza by'Imana. Satani ntashobora kubukwambura, ariko ikibazo uzahora mu buzima bubi, uhore mu buzima bushaririye. Kubera iki? Hari umwuka ukugwanya w'abarozi. Tugomba kuwusenya by force by power. Ntabwo ari wowe wasinyiye kubaho nabi, ugomba kubaho neza. Ubuzima bwawe bugomba guhinduka. Zamura ikiganza ngo usengere Imana. Banza wihane ibyaha byawe, nature insinzi y'Imana kuri wowe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Nkwatuyeho uburinzi, nkwatuyeho umugisha, nkwatuyeho kunesha, nkwatuyeho amafaranga. Ubuzima bwawe buhinduke. Ibicaniro bashyize ku buzima bwawe ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubonane mu gitaramo cyo gusenga. Kanda subscribe, tujye tubana mu bihe byiza byo gusenga. Ndagukunda. Imana iguha umugisha. Ejo nzavuga ku mbaraga enye zituma wikuraho karande z'umuryango wawe. Yesu aguha umugisha.